Ndi papa sava. Rero mwana umaze ikintu kiri kumbabaza mu buzima. Ejo nagize gutya kirimo mpura nawe ati ndashaka gasosi yari ameze nabi ndirukanka ahantu hose wenda ko naba nta gasosi k'ihene cyangwa umva musore zana ibyo biyakora bwakeye karibu mwebwe muranyura banyira hano zana ko kabido gatoya nkwereke ako kaza zana icyo kinini hano inyuma mbaki ndigide nugashyire hari harashyushye gashyira aha ngaha niho oya mu nzu wapi ni mu kabari ko uburyo wiha abo twaje mu byishimo ariko umuhungu cyo kwani wabana na gaho ni mutuze zana abantu ndakwereka akantu mfasha mu nzu akira mu murebe mufata udukopo Igidi nta kintu cyoroshye mwaba mufite nta ihiye ntabwo ndi buke ariko si uyu mugabo wabayireka gukabyara ni ukuri yaje kumva kuburyo uri kwaka inzoga se ariko se hatuye abe wizanira icyumwani uba ubona utagiye gutaka cyoroshye ikasuka ubahereza bunacitse umugongo nacitse ejo bundi nagiye kumushakira agasosi buriya nakora agasosi mbona isosi y'igihanga cye abazi uko kiraramira kiraryoha se kigira kumuzanira asoma agiye kuzaba ingegera y'ibintu byose kandi simo uwo muco si mwiza mamwe ure mwishwana ariko se nuko wavugaga ngo iki atu uw'inyuma ni niko atu akantu koroshe niba hari ako mwambonera oya ntabwo ari ibyo mbere wavugaga iki mu nkuru wa rute akiri byoroshye sima bundi nahuye nawe uhereza se karambwira ati ndi kumva nshaka agasosi nkaramiramo ngo ndiruka ahantu hose ngo ndebe ko nabona ahantu hari agasosi k'ihene cyangwa k'intama cyangwa k'inkoko reka ta ngeze pfira kwa pike nziza umuntu asanzwe yatogosheje ibihaga by'inka bakuzana ndamubwira ni paranganya ushyiremo twa puwaro ushyiremo twa puwavuro ushyiremo agasereri ushyiremo paranganya ureko byahumura dore ko ibyo byose ubikora mana yanjye ceceka byihorera icyambabaje ejo muri twarahuye nyaka 5,000 nyafite mu mufuka icyo kirimo kunshengura umutima iyo suya yamwimiraga iki kandi yari yacuze none se we yamwimiye yagize ngo muri hamwe nibabahembe ko mwarumwe mujye mumenya ibyo muvuga wabona yarayakwatse ngo ajye kwivuza ariko ukabura wese yarayakwatse ngo ajye kwivuza ukaba ariwe wagira namubwiye ko nyamuha ku mugoroba hari ujya gupfa se akaba abizi nawe se kujya mwatse amafaranga kandi muraganda nako mutagize umwana w'amabi ibintu se ko biza bitunguranye nyine ariko ubu wagize umutwari umuntu aba biragenda mwiyongera gake gusa fata agakombe ngewe ugenda unsukiremo areka urumva wajya nashereye urugendo rw'uburwayi rwe oya ni mwimwe nta kibazo wageze se ufite na apeti yewe ariko se waretse ukumva digidigi nawe akigamba nk'abandi bose nta kintu nge narenzaho bamwe n'ubundi ubwo abacu naba baje ariko digidigi mubwire mama y'Imana nta hantu nakwiba ngo ntibamfate rwose irende amajigo uruhara hatungi musamo yavukanye uruhara se ariko wabonye nabyiganira uwo musaraba wabonye nabyiganira uwo musaraba ugira ngo ariko ugiye kwitwa ubwo uragira ngo unyibutse iki byihorere byihorere tuza umva mubura digidi ari amatama y'uriya mwana ndeba nje ni ukuri urumva reba mu mutwe neza kuki tutakoreye ni ngewe abagabo bagirwa mu muri kuza muvuga mutera iseseme muragira ngo bigende bite mwatuje igihe twavugiye umuntu wapfuye yara urugendo rwe ndarwirukankanye gize gute igipande cyura
uriya mwana ntabwo ari njye gisigiye ndetse ntiyaracumbitse aha gusa atacumbika ntamaze iminsi bafashe nk'abavandimwe uriya mwana imvura yaneye none se wowe mugani ko yaracumbitse ngogoro harango yewe none se barebe amatwi sara barebe n'amatwi niba ari ayawe bintwaye buryo umwana Ariko rero n'umuryango rwose numvaga nta kibazo we yabyaranye wa mugani ko bari mu kwishongora ngo amajigo undi ngo umutwe digidigi warabizi yaratuye hari inyuma muri annexe nyine ahangaha hari haruguru ya duje umwana ewana akenshi na kenshi yirwaga aryamye byagera nk'aya masaha aryamye kwande iwe sara muri annexe ese ariko se jewe niba aryamye we aha ni kwande uwo mwana muramugira uwa rubanda kubera ubwo ni uwanyu icyo ushaka abagabo bose bashaka ko umwana ari uwabo amakuru nayakurikiranaga 5 kuri 5 habanje niba ari imisonga habanza kugira gutera umwana ngakabyuka yaravunaguritse ariko ubwo neza murahamya ko mwana musa mwebwe ariko wigeze ureba umutwe wa uriya mwana akasakumiro noneho ariko mujye muceceka asaba imana jemo mujye muceceka oya mwumve mwafata ibintu byabaye induru wenda yakubwiye uwo yabyaranye nawe byabaye induru banira hejuru ngo baramujyana dore watungi narizi ko ibintu byarangiye uri gusakuza uriya nawe ajemo murasakuza genda tuje niwe yatangiye kwivugishwa aje abaye iwawe ati genzi ko yari umuturanyi nyine tumaragahinda tubwire ko yaba yarakubwiye ko biri bukebuke mwabyihoreye tumenyere se wowe Veve ntago ashara ndebera gashara none mitobirana ndebera ntago ashinzwe inda yawe nta kindi cyasiga ariko atu noneho tubirana ngafashe ko nk'ubu usibye uyu mubyeyi witabye imana iyo aba ari aha ngaha akamenya ibibazo Simo umva ibyo mushiki wakubwira uramenye nawe ntajya kumva uraritse urwo ruhangara rwawe ngo uvuge ngo asanye ko muramugore mwiza ma gitari ari mwiza wa hakubusi sakagara uretse buriya mukanya nirumara oya ariko arimo arangubushera ntago muramubeshye umva mbabwiye mwatuje mukareka umwana yari utazaba yari afite imbaraga mu nda yawe yari afite imbaraga ukajya kuva saa 8 z'ijoro umupiga yari utazabaho none se atungi yazaga kurara mu rugo ukabyemera nk'upangaye mu nda ya nyina se mwari muturanye tugiye sinzi none se hatu hanyuma uwo mwana ko numva ngo amaze imyaka 5 sinzi ubushe yego ikomereze ubu nyina bamukunza ndimo kuvugana n'abavandimwe ngo ndebe kuntu nakusanya udufaranga ariko n'ubundi ndacyagwamanka kugira ngo turebe n'ubundi ntaruzura hari n'abandi bavandimwe nari ntegereje ubwaje ni sawa noneho komera papa sava mukomeze mwihangane kandi urunyagwa rumenyerwa kandi urunyagwa ntirumenyerwa hagati aho wenda tutarakomeza porogaramu ndagira ngo ibi bintu binakorwe mu buryo bwiza tutazagira gutya tugashwana n'abavandimwe ngira ngo mwese murabizi sinzi tubirebere hagati yacu ko twari dufitanye ikibazo cyatubishire ku agatebe kegamirwa papa nabanga oya uretse ndagira ngo ubanze ungire inama kuri icyo njewe uko mwabihisemo nimugoroba niko bya oya bigume hagati yacu suko turi batatu cyangwa tubishyire muri rubanda none se twese tumaze dutegereje mwese sisi dutegereje kumenya ntago ibintu bigomba gukorwa mu mbuga mubishyire hano ku mugaragaro byo tuganira twese ko niga wagira n'icyabura twagira icyo dukora kujyana nabyo byiza amazimwe acike natwe tugira icyo dutahana tuva muri urwo ruhirahiro rwo mu gikari bijye kumutsa abizane ku ibaraza inshuti bavandimwe rero nyakwigendera amaze gutabaruka naje mbona nti hazashyingura nde umwana azatwara nde ni nacyo kibazo wagize ahanini nibyo ndabyo kurumva umuntu yari atabarutse noneho tukabaririza iwabo tutanga itangazo kuri radiyo ntihagira usa
ikibazo cyari gihari rero harashyingura nde ninde uzatwara umwana umwana ntabwo agiye kugira gute kwangara cyangwa se tumenye niba ntawe umutwaye aze ajye mu muryango kuko nta mwana utagomba kuba mu muryango mwijya kure jewe uriya mwana nari mufite umushinga ninjye wishyuraga ishuri ibintu byose nabikoraga ibyo mwese mwarabimbwiye mwese murabirekana noneho muza muri benshi niteguye ibyo gushyingura mwese se abantu bavundira abandi uyu mugabo ko atasinze ubushera aribwo turi kunywa nakwiramye nimugoroba mugabo nimugoroba waje hano uvuga ngo hapfuye umwana kandi yapfuye n'ubu niko bahoze bavuga mu kanya mbese urakora icyo kandi barashinyagura umwana w'abandi urupfu urarujyamo rukajya ku mutwe se nose niba utazi uwapfuye wazi ufite se cyangwa ukajya muri ako gahanga ikigaragara nigeze naryamere rero nk'uko mwabisabye abenshi nimugoroba mwari mwanyoye mwanga yuko dukemura ibintu mu mahoro n'abasabye amafaranga yo kujya gukoresha ADN ku bitaro ntimwatanze twayatanze icyo nagira ngo mbabwire rero reka mbahe umwanzuro watanzwe uwumva ajurira azajya usoma ahita turumbuka agenda viranga tutanze ibyo gushyira noneho bigiye kugaragara umwe ngo n'uwanjye undi ngo n'uwanjye undi ngo n'uwanjye ceceka tuzi kuri ADN rero babibara ku gipimo ku ijana sibyo akenshi bakavuga yuko umuntu muhuje isano iyo biri hejuru ya 70% 75 gutyo tangira kuvuga yuko uri hafi pourcentage kunzi ko ari mijana ryanjye warisomye ibintu bikarangira shuti rero bavandimwe mu ntege amatwi urugendo nagenze nta tike mwampaye nikoze sibyo hatunge yego ibipimo birerekana yuko 80 kangahe ufiteho 0.75 akayojo wari ufite mu magambo make musobanurire ngo umwana si uwawe umwana si uwawe nizere ko akayojo karangiye umwana si byumvikanye ariko saba imana yego ibipimo birerekana 10%. Umwana si ntiwavuga ngo urwo rutwe n'urwe natangiye no kubyemera kubera ko batora ramazani rero biganzenze ari ariko nawe araje arangije aranyonyomba mu kanya aragiye biganzenze twasanze ari 12%. Umwana si Gerard yaje basa niyarekaramaga iki badahari babonye ko ari 7%. Umwana maze kuvuga hatungi 0.75 mvuze nsaba imana 10% mvuze biganzenze 12% mu bifata mu mutwe Gerard 7% Ramazani 16% nuko rero ubu se sinabwiraga ngo umwana n'uwanjye hanyuma digidigi asigago digidigi je warusigaye bikwirirwa bisoma aba bose vuba digidigi rero baje gusanga ku bimenyetso by'umwana ndise bidakuka 1.7%. umwana muzese kuko none suriya mwana inshuti bavandimwe rero nimusubirishemo yego papa sava rero niba ari uko bimeze ubwo jewe ndumva ibisigaye amafaranga yanjye ya ADN niba ari ya ADN yo kujya gupimisha umwana ngo barebe ko ari uwanjye nako nyina unakuwa mwana wari wasigaye amafaranga ngo murayansubiza amafaranga murayansubiza njyewe nyajya nago mwambwiye ngo abari njye uzanzura ibi bintu biraho atunje karame kabi nago rero wavugaga ko wajya gureba mu nkanda ubwo yo watanze ADN ni nayo yo watanze yo gushyingura niba ari nayo wazanye ibyo kuyaga bibare mu nshuro wagiye muri iyo nkanda byumvikanye none se ubundi barimo kwiyemeza ibyo bavuze nanjye rwose mfite ikibazo rwose nimba mwana atari uwanjye nta n'impamvu yo kugura isanduku ya nyina
munsubiza amafaranga naguze isanduku noneho nge nigende wetetaga se ugiwe wajyaga iwe warahunga mama nawe rwose ko yaguhaga ashaka amafaranga y'isanduku wikoreye umusaraba utazaho ugiye se none se ngiye ko mwakizikiriye ahangaha oya ko wazaga ugasambana wagasamba mugasambana ni nawe dusanze afite kenshi iyo sanduku genda ujye uyirara hari ikibazo rero kijemo hano hari ikibazo kijemo hano sibyo uretse twumvikane muri aba ngaba ari hano bose nta mukuru uri hano sibyo twumvikane mukecuru genda gakeya uretse mukecuru twumvikane sibyo amarangamutima make kuko waje bikiri ikibazo nanjye ntabwo nipevera uyu muzigo icyo mbanje kubasobanurira nkamutwara sibo ni uko amafaranga mwatanze ari ayo kugura isanduku ari ayo kugura indabo ari ayo gushyinguza ari ayo kujya kuri ADN ubaho tugeze ahangaha ntihagire umuntu ugira ute ugira icyo abaza mfite ikibazo ngiye kidahuye n'amafaranga nge hano muri abo bose nta mukuru urimo nta nyirasenge nta nyirarume nta murumuna nta se nta nyina urumva ubu se ndipevera uyu muzigo wose njyenyine umva digidi wivunika abantu mwese mwemeye kurekura ariya mafaranga nuko muzi uruhare mwagize buretse saba imana uyu muntu aza gukodesha hano se we yahasanze kuki utazi bene wabo wenda mu magambo make urumva yaraje haciye nk'iminsi nk'itatu urumva aba muri kariya kanekise kahagana ruguru ya dushe amaze iminsi nk'ingahe nibwo namuganirije ndamubaza none se bite byawe ko havuyeho iminsi mikuru tukaba twarabonye n'abantu wagiye gusura cyangwa baje kugusura ngo musangire iminsi mikuru bite byawe arangije arambwira ngo ababyeyi be ngo bose ngo barapfuye ngo nta murumuna we ngo nta mukuru we ngo na nyina yapfuye amubyara nyina we yapfuye amubyara yapfuye ari kumubyara urumva noneho ubwo yirwaga ahangaha yiryamiye ku manywa bwagoroba akagenda nabwo nza kumwegera ndamubaza ati none se bite ukora akahe kazi abanza gutinya kubimbwira noneho nyuma amaze kunyisanzuraho nibwo yambwiye ati atarega buriya iyo ngiye gutya mba ngiye guhiga nyine hariya ku gasantere ku kabari kwa bapiga nzenze na hehe hose urumva yaramwisanzuyeho umuntu duhuye neza ahubwo ikibazo mfite papa sava uyu musaraba ndawugenda nkushinge mu nzu umusaraba ndawutwika hejuru y'igitanda bibe nk'aho ariho yeza gusanga tubwire papa sava njyewe rero reka nzane igisubizo oya buretse gato igisubizo nawe papa sava njyewe buriya warunciye mu ijambo kera mfashe warunciye mu ijambo aribyo nari ngiye kuvuga uyu mugabo mwamupimye imbatise nawe ceceka ntawe bigeze basa uyu nguyu mwamupimye mu mazina basomye ese hari amafaranga yatanze mu mazina mumaze gusinda nimugoroba mwigezemo umufuka mutuze ibyo njya mvuga bakavuga ngo ngira umunwa ngo wandenze dore uyu mugabo uyu nguyu uri kureba yahazaga kenshi cyane ariko ku buryo wajyaga muri dushe ukumva arimo anihakora n'ibiki byose urumva byose bapimye batabonyemo n'agasigisi kanyu ntabwo n'abakiriya n'akazi kanyu urumva yewe waragiye twapimishije kuvuga sa abantu batandatu bose batanze ibizamini haburamo icyanjye ibyo bipimo ntabwo bari kugenda ubwo se ntibayungurura none se oya ibiro yari bwipimika gupima mu kirere kirere se ipima amaraso uburyo amaraso yose se bafashe uramo n'utwanjye najye kure hari bagiye bafite imibare yabo bafite imibare yabo umva papa sava nababeshye n'agatanda kabo gaherutse kuvunika niyo wazanye umufundi agatanda aragakora agura n'indi matera noneho mbivuga ariko papa sava ariko Margarita wakabonye reba amatwi reba amatwi itegereza amaso papa sava kandi ujye ugira ukuri nemeye burya avuga ngo umwana uvukiye wawe ari uwawe ariko reba neza niyo utapima ahubwo mwana yobye arayumvise ariko ngenda tuzi
reba ayo matwi nta n'impamvu yo gupima reba uko gutwi kw'inyuma hahashatse kuzana ibintu ibintu byigaraga kumbera ngera nuko hana agafoto k'umwana hasi ibiro 70 ingahe ibiro bivuze ngo dushakire ku 70 na ukuntu yari umusore ndimba ariko natabandi yavuze ko wahazaga kuki bavuze ibyo bintu byo kuza tukagenda twese wowe ugasigara kandi wari urahanga wakerembye yewe yabazengereje yabahaye biziringira baziringa muri bagirwa jewe ariko iki se bisobanura numva atari ngombwa kubera iki wumvise ikibazo ntabwo cyakureba kuko rero ndanamuzi niba ati nawe yaburanaga nawe wa mugani ntigeze avuga nijoro mwigeze kumva ese ko wari uzukuruka twihorera ndimba oya hari akantu ntekereje nubwo saba imana tuvundiye aravuze ngo agiye kuzana igisubizo abona yaragiye kuzana ifishi y'umwana kandi ifishi ari ndigidigi kandi rero ngiye bayipfuritse none se hasi ntabwo kandi ugiye kuzana iki igisubizo bwoko ki shini ngiye bayipfuritse sinanarebye neza ugiye kutuzana se umwana igisubizo nk'icyo ko ari se w'umwana icyo ngicyo bwoko ki cyabuze nyiracyo ba nyiracyo wagiye kwatisha ibizami byawe oya umwana ni uwawe si uwawe vugisha ukuri ndimba hitamo igisubizo icyo mutumva ni iki ako ndimba tukavunika kuburya koko ibintu ubizi oya hagatangwa amafaranga ameze kuri agacece gusigara nibura rero uwo mwana byibuze ayo twapimishije tukanareba n'ukuntu yafasha uru kureba rupfu umwana ndimba tirurahanga mu gihe umwana anagiye akabura n'itike y'imodoka uratwara umwana ntabwo umutwara uratwara umwana kada kada umwana namujyana se namwerekeza hehe Margarita se muragira ngo amumpe murye nose umwana arajya niba ari uwawe nuko bizwa ari wawe umwana arajya ko pasava nawe wamufatira afate iki mwiyame umwana mufitira mwana bafite se yaramuherekeje se cyangwa yaragufashaga nta mwana nkeneye nyiragitare wamufatiye bakaba bangahe abe dufite barahagije nagufashije se gutera inda we wamujyanye iwawe se wamujyanye iwawe wamushyiriye Margarita urabona Margarita natungukana uyu mwana turi icyo fata umwanzuro twitaye ariko urabona gukinisha abantu bangana gutya ubu muba mubona n'abantu n'akazi dufite ntituba twarangije gushyingura niba ikize ko yari asanzwe aba hano waretse akaguma gumangase ngenda ahubwo mwimurikiriyo umva mwimurikiriyo kwandimba vuba vuba terura ijerekani niko bimeze yera kuduha yera kuduha rwose ndimba tugende ntabwo wumva ibyo bari kuvuga mwimurikiriyo tugende akira namwe iyo muyigumaniye niyo mwagize yayifashe se n'ibyo mwakoze base ko baca nafashe imisaraba yanyu nakazanye ndamuhereza hariyo se n'abatumye zana hano hariyo n'abatumye siwe wabyaye se papa sava iyi misaraba ba nyirayo bayigumanye hariyo n'abatumye urumva nta ruhare babifitemo bafashe ibyabo umugore rero ndimbati iyi ni imisaraba ukwiye kwikorera kubera ubugome bwawe n'ubugoryi ahubwo kubona ubyara umwana atarigeze aguhamagara ati ndimbati ngwino utere inda akavuka nyina agapfa tukaba turimo kuvugira hejuru y'umwana ufite se uzira ubusa ikorere iyi misaraba n'ibiyagara akete amwe